nyamara ibi bintu birakora, kandi ibi bintu nyamara ukwiye kubigerageza maze ukareba ko ahari ibibazo byawe bitashyirwaho iherezo, ukareba ko ibyo wifuza utabona ibisubizo byabyo. Reka nkwereke, ni ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki, igice cyaho cya 3, turasoma duhereye ku murongo waho wa 7. Uhereye mu bihe bya sogokuruza banyu muhora muteshuka, mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere. Nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti, tuzagaruka dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti, twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Muvumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukabura aho mukwiza. Nzahana indyanyi nyibahora, ntizarimbura imyaka yo mu butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzagarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe, kuko muzaba igihugu kinezeza, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, iri ni ijambo risobanutse kandi ryumvikana. Reka uyu munsi nkugire inama. Waretse uno murongo wa 10 kuri kuvuga ngo nimureke tuyigerageze. Yigerageze. Gerageza. Ibi bintu bigira umugisha. Ibi bintu birakora. Ibi bintu bitanga umugisha ku muntu wakiranutse kandi akabyumva. Imana y'amahoro iguha imbaraga zo kugira ngo ukiranuke. Impamvu ubona ubikora bikanga, impamvu ubigerageza ukabona ntubishoboye, nuko nzi neza ko Satani arabirwanya. Kuko Satani yumva twahora mu mubabaro, twahora mu gahinda, twahora mu kwifuza kudashira. Azi neza ko igihe cyose wabikoze Imana ikugomorora n'imigisha, ndetse ukabona ikwiza. Kandi ntabwo Satani yakwifuza ko duhora tunezerewe, kuko ntabwo yabona uko gushobora igihe waba ufite umunezero. Rero Imana igufashe kandi Imana igushyigikire kugira ngo nawe ugerageze Imana, maze urebe ko ntacyo, cyangwa se urebe ko hari kiri bukwime. Imana igufashe kandi igushyigikire mu izina rya Yesu. Niba ugiye kubikora rwose kandi wizeye, wandike ngo amen. Niba ari ubwa mbere, urebe muri ako kamenyetso kari muri uwo mwana upfukamye, gakoreho. Urakoze cyane. Imana igushyigikire kandi ikweze mu izina ryayo. Amen.